abasobanuzi ni mama avura ibibazo byo mu mutwe baketse ko nasaze bati ni wamuhinde banshakiye umuvuzi w'umuhinde ese uko uzana umunyarwanda wa kanseringa umuntu ikibazo cyo mu mutwe bahita bajya kumuzana sha byari bigoranye ho mwasobanura bageze barabyumva ibakariya naho anytime film nyinshi muramera uyu munsi tugatusano bita kuri Kosovo TV. Mbere ko dukomezanya iki kiganiro cyo tumaze ngo ati kanda subscribe, like kandi comment. So uyu munsi tugarutse turi kumwe n'umuntu so tugarutse turi kumwe n'umuntu bita The 6 Regent kabisa ibigwi bitandatu. So umwami w'abana umunsi urataha n'amaguru ntabwo nataha n'amaguru ntabwo abinkora kabisa. So uyu munsi tugarutse hano kuri Kosovo TV ya 6. Umunsi ubanze kugera ahangaha byagoranye ariko reka nshimire Imana yakugejeje ahangaha kabisa. Umeze gute se brad? ama fresh bro, ama fresh nize kumwese umeze neza mva hano hantu tugeze baga ikintu kigiye kuhabera Kosovo TV bayitege. So 6 mu minsi yashize rero natashe nsanga mshiki wanjye arimo areba filime mwatse kutajya gureba filime byagenze gute? Ni rege bitandatu kabisa. So 6 rero ndibaza urugendo rwawe rwo gutangira gusobanura filime ese wabitangiye gute? Ni mu rugo wabonye ko ufite impano cyane inshuti zawe cyane ikintu wiyumvishije yuko kikurimo uravuga ati ya ikintu ngomba kuba nagikora? Defe ho ngusize icyo kibazo aya n'abantu bate Geneve mu Busuwisi batara aba diaspora ngo bimukeje we natanze ubuviza reka banzana nivuge negejwe warimenye basanzwe nyine banyumva ko biguye ku makamera n'iki twatwisha tuba kwerekana anytime zigeze ya The 6 Nation Day mambo vipi bano banje murabyibuka neza turi Kosovo TV intare batinya gihangange cyane Darane Primero umusobanuzi mwiyimikiye ingagari cyane yasobanuye barabizi cyane bagasobanuye films kuri Kosovo TV twahageze cyane umeze neza ko ntabwo amufite iminsi mubahe turari bro wallahi vebo noneho mufite zirinze fiwere zigurutse indege yes urabizi byagiye bigorana cyane. Urabizi na last week twari dufite session ariko kubwa kandi kazi ntabwo abashije kuba waboneka ariko today umunsi kuba waduhaye umwanya wa ukaza ngaha so ni ibintu by'ingirakamaro. Ariko rero ndibaza hari abajene benshi bafite impano ivuga ati ngiye ndifuza kuba nasobanura nzabyinjiramo gute ko mbona ba rocking abona 69 no mujene umeze neza urimo urabikora muri no minsi ese ngewe namenera hehe nta nibuhe buryo nabasha kuba nakinjiramo? abo bajene bawe bashaka abasobanuzi ba filime sinabajene banjye n'abajene ba Kosovo TV n'abajene icyambere se nakubaza ni ikintu kimwe barize kino gihe tugezemo cyababaye kino gihe tugezemo subiswe kwi amashuri cyabaherera mvuye muri nasari tagaridiye cyangwa ya mashuri y'incuke mu kinyarwanda cyiza cyane abo bajene barize neza icyambere bashaka kuko basobanura ikintu nababwira nakwiharira nyine akazi n'iki tudushaka nyine supportinga hanyuma uko ndi mu kazi nkuko nabana mugenzi wanjye nawe byajemo tukizamuka twese rega nta mpamvu yo kwikubira akazi ngo watanze umuntu aramutanze gukora urumva ntiyaza abajenabire baza bakora ari ibintu byiza. Hari akantu bajya bavuga ati ntabwo twese mu Rwanda twize ururimi kara kiniki ariko nawe yavuga ati ujye ubyibuka atangiye kuvuga nawe kare kubabaza atari muraseka banze seka inshuro 8 bitewe ya Kosovo TV nge tugiye kubisobanura hano nga bisobanuke se ariko rero 6 turajya kure wibuke yuko umubyeyi wacu dukunda Excellence Paul Kagame yagize gutya yagiye ati amashuri umunyeshuri agomba kwiga n'ubuntu iriya batanga bayita school feeding. Urumva rero nakora umubyeyi atatugize kabisa ndumva yuko nabo bajene nyine basoje amashuri cyangwa n'abajene bari kwiga support irahari kabisa, support irahari cyane. Siko twese tuzi indimi urobeze mu Rwanda
niyo za Amerika nubwo nagiye nigaho za primaire nongera ngaruka ukumva banyirukanira gase gukererwa zino ndege rero zigenda gake cyane zindege ariko bro kugira ngo tugaruke ku rugendo rwawe gusobanura so kugera isaha dufite abantu b'abahanga kandi twemera cyane turabizi n'abato bacu abayanga nabita basokuruza bagasobanuye birumvikana babasankira ba junior kitegerezo bangereze na sari primary secondary ngiye abajene mbumva tu ntazi ngo nzabishobora nta n'igitekerezo mbifite ako nyine sometime gihe kiragera umuntu nyine akagira impano yiyumvamo amubwira ati ikintu isa igeze n'ibintu wabonaga ari inzozi bikaba ndanya ngo tugaruke kuri iki kintu Genesis ni umusore w'umujene so mwamubonye kuri Kosovo TV kandi mano afite impano ya danje yo gusobanura amafilme meza kandi anarenze urumva ko bafite ba role model ndanya tuganire kuri iki kintu ibi bintu wabitangiye ryari kwiyumvamo ko ufite impano yo kuba wasobanura filme nje naramenya suko zino ndimi twazivukiyemo undi umunyarwanda intare ivuga ikinyarwanda ariko akunyera no kumusasa kana umutangira mu cyongereza n'umwe ngo ufite umusatsi umukara uzaba wakisha ariko mu cyongereza ko njye yareba cyongereza kingaragara ambo nyaragera mu Rwanda dufite abasobanuzi benshi cyane rwose sinabajya mu mazina ngo mbarondora bibaho sino kwiyemera mvuga ati se umuntu nibasobanuye ni gute ibintu bye ntabireba pe ntamushyigikira ako nyine habaramo kandi kantu nkuko umuntu ari gucwaye ingara mistake zigenda zizamo ngiye nkuko nabirebaga ngize amahirwe yo kumenya icyo ngiye nabyo moto ya primary niba UG Rwanda cyane ngaruka mu Rwanda none neza muri private hano Kicukiro atagodo harvest Kicukiro centre barahazi watangiye gusoma filime ya mbere wayitangiye ryari uyisobanura 2019 no winjiye muri uyu mwuga wo gusobanura filime 2020 no 2020 nibwo ninjiyemo neza igitekerezo cya filime ya mbere hari umusone wanjye amwita se muvuge nta kibazo nta mutima kuko afite ibintu byiza sini yakwifarashi yasobanuye filime arayica tuye kumwe inshuti yanjye ko nta mutima mubi kiganoga nakibona bwate no mujene wanjye nta kibazo cyane filime yarisobanuye nyine atuntu bwishimo serious ntabwo ndi umuhanga cyane wo kumuvuguruza yananze no mu kazi nabaje twemera ari bwifata no banadufasha cyane mu studios tubona ari umunyeshuri nta gikoresho nta ki rero kumva ari ja depoche bigoye kantine twikwaye bisobanura umujene akora filime tu mpari akayicamo utuntu kibire kirazira kubwira umuntu ibintu ndabyishe ari mu kazi kiwe ngiye filime na Tony Tubusan ya Korean movie irangira yari ikoze numva mutuntu yakoze mutuntu twafo sinamavuga tunga sine wabyishe nataha ntonya nisubiramo abadurisha ama subtitles tuzana izinya Korea se ikinya Korea ndikizamvukira muri cyane tugisha ama subtitles abagaragara kuri screen cyangwa se nagaragara bitewe no sometime then ndavuga ati uno mujene ino film nayikomye ko nyine abeshyema abantu sini hari abarababeshye sini kamutambaze ako no mujene wanjye nta kibazo filime mfite mukuru cyane ako baramuzisha yes nakarota ni bonke mubyara wacu bemera cyane ubwo mujene yangeze kwa Savingi ndagenda muzo amajana pana bakwiye hano mu Gatsata cyane urwenge nyenye mutema ndi kwiga okay ubwo umujana abanije igikoresho ya filime nyisubiramo neza abantu barayikunze ako nuko muri iminsi bikigoranye support zaboneka mana nta kintu kiza ngo kizamuka hejuru from zero or from under the sky there kure cyane none se bro ndagira ngo abakunzi bato bakasofo umunsi wa mbere ukora filime ya mbere ahantu bangu urumva wayikoze live uyishyira no kuri YouTube channel sinzi nimba wenda warabashije kuba wayishyiraho se feedback y'abantu
wayibonye gute abantu bakwakiriye gute urumva twe dufite abasobanuzi b'abahanga bakomeye ko ari wowe dusanzwe tureba wowe noneho feedback y'abantu bayakiriye gute comments zaje zimeze gute birumvikana filime yanjye ya mbere ntabwo aciye kuri YouTube channel ku ba DJ uwo wese yakagera mu DJ umwegereye cyane The Six Nation Day filime zirasohoka buri wa gatatu sabi barabizi buri wa gatatu bana mukurikirana mu filime buri wa gatatu The Six Nation Day ibihinde cyane aramere banjye aramere mba nshima bajya bansapotinga ibintu by'ibihinde ako bro umunsi wa mbere mwumva ibihinde na rero viva ndakeka ari wowe wamaye niwe wamaye link takayibigushika biga kuko niwe wayimaye viva aramwe ati bro duri umuci mara afite talent ya dance mani yo gusobanura mani filime narayirebye mani numva uburyo musobanura ngira ngo ndumuhanga muri biriya bintu byanyu ariko hano uburyo numva filime nkumva movie wakoze ni neza viva thanks kumari kumuza n'umuvandimwe ntabwo nzi ko nzahura nawe mani viva ni umuntu wanjye kuri Kosovo TV kuva kera cyane n'abakunzi bacu barabizi so natwe atanga du supporting abajene bafite impano nimba ufite impano vayo tugusupporting anga kuri Kosovo TV na price tukwaka wenda abantu twishyuza n'abantu dukora advertisement wamamariza gusa ariko nimba uri umujene umva yuko ufite impano kugusupportinga ni for free kabisa kamera irahari microphone zirahari amawriter arahari then location irahari support irahari kabisa so 6 ndifuza kubona hari ikibazo nifuza kubona nakubazamo ese kari abantu bajya vuga ati byibuze ngo abantu bareba ngo filime zisobanuye ngo hari ukuntu nyine ngo abantu baba batarize abandi bantu bakavuga ati abantu bareba filime zisobanuye gutya na gutya ese weho ubifata gute nyine arabizi ngendo mu Kristo umusobanuzi yajyana gushyira muri akantu kukuri hari cyasobanuye abanyabwenge kongo byeshira abanyabwenge basobanura kwabaswa ubuswa bwabo abanyera bwite buswe nyine ku bwabo neza ako nyine hari ukuntu bataho nyine buri muntu afite ikintu kizi nyine kizamusapotinga ufite kuba atazi ururimi njye mfite urundi rurimi nkamufasha urukumva none ngiye niyo ako kantu nkafitemo neza nzi ko abantu banje wenda abenshi na benshi wenda abasobanuzi turi benshi mu Rwanda murabizi sibyo ariko hari ikintu kigomba kuba tugomba gusobanura ibintu urukumva imana ibintu tubikora nta kintu ari urwango si uko batanize baze n'ubwenge reka nta muntu afise nta muntu ureba mugiza Six Nation Day umuswa aba yari umuswa mwana ntabwo yabyumva reka onye mbona n'ubundi n'abantu bigize banafite imanite n'iki hicara kareba filime isobanuye ahubwo njye numvaga nyine abantu hari abantu nyine bitiranye ibintu nyine ukuntu ibintu bimeze kuba tuzi indimi twanazivuga pe kandi henshi barazizi ako ugiye kugenda byo gusobanura aba ari ijambo kurindi ufite kuba uzi icyongereza baranakizi ariko ntabwo byahora nkukora filime ngo usobanukirwe akantu ku kandi nk'umuntu wifitemo umwuga na benshi bahari baturusha n'ibyongereza ariko badasobanukirwa filime ukuntu ibicanga nuko bikaza ngo bizagenda gute no gucukumbira ibintu mu story ubundi aba ari story urebye kureba ati aba ari story to kamenya ngo story iragenda gute ukabanza kamanze meni banga ry'agasobanuro mu vizo tuba twasobanuye wayibona nge nikora kabiri ndayireba nde Iron nagigaho ntabwo ibintu byose tuba tubizi cyinjiza kiri Kigali cyane kandi story nabonye cyane mu Rwanda ibyo ntazi tukajya ku magugu tugasacinga tuba dufite ikaye ku ruhande ibyo tutari tukabyiga bara filime tujya kuyikora twayize cyane harimo ibintu byinshi tutazi tukamenya abarimo na story kumva story ngo zabereye mu Rusiyange intambara zarye no ryari n'izito tugomba kwiga mbere ko filime tuyisobanura turereba tukayirangiza tukayanarizinga and then tukarekodinga niko gahunda ibimeze rero abantu bari bagasobanuye soko batazi icyongereza ndanabashimira cyane ko bakareba apana kwigumura ngo bazi icyongereza ntibasobanukirwe hari n'umuntu ureba filime azi icyongereza namenye ko story yagenze aho ngo ati se byagenze bite akubwa ataranumvisha ngo mu mafani fake byonyine chasi good morning hari ya story tureckomura twezanamo neza amba ufite no hari ukuntu umuntu aba yabonye ari reze nyine tu ari free nta kazi afite filime akaba yireba aho kuyireba none na ya stress n'ururimi rutari urwe kumva irabowarinze cyane ako yakumva navuze utuntu twinshi cyane ngo turabura bibona reba uwo mujene reba mbabari rurebe urukumva
bikaba byamwinsipira yaba ari no gusinzira muri filime ntabwo amajwi ari slow cyane ariko naza nkateramo urusaku yabagiye gusinzira rero bicumi byakataka ngo bigenze bite ngo ndebe action itase Genesis ndajya gutwara kuri iki kintu ese mbere uri mutoya wakundaga kureba udufilime nko mu biryogo abahaza abantu bareberaga live biva ndakeka wazo zo abantu bitaga kwa kofi kwa mayaka kwa fisi no mujyi muri icyo gihe waza kubasha kugira ahantu kare uburyo bari gusobanura live ntabwo nyine wabikunze nawe iyo byambayeho nagasobanuye ziyanga iyo nsipiye abantu ndakeka niyo muntu nsipiye abasobanuzi bose bari mu Rwanda bano bajene bariho ubu batarabajyaho tuzi ko mbere yuko tunatangira agasobanuye ko tuzi ko abasobanuzi bose ari umuyanga Sankara yasobanura ngo umuyanga numva yahindutse Junior asobanuye n'undi muyanga noneho na Rock akiza tuzi ko ari umuyanga mubizi ase kugera isaha urugendo rwawe rutari rutoya kuko uri umuntu umaze kugira urugendo rurerure mu gusobanura amafilime urabona bimaze kugera he ushatse kuvuga icyo bita umugati no kutavuga nubwo ifite nyine size ntoya umugati ndawuhekenye n'umuntu cameraman amugati ufite se nkwereke uriri imbere kuri screen umugati ni mukeya nyine tuba nk'abagenda tukizamuka ni ibintu nyine buri cyo buri kivasi uko biri kose sinabwirirwa naho nanabwirirwa sinabwirirwa kabiri abari gake cyane nyine naho kwezi niba ni ikirakantu ku mufuka nkahita mbyimba cyane no kugera isa ubuzima bwawe nubwo butarajya hejuru cyane ariko agacyayi ndakanywa sinywa mu karo ariko se ngo mu karo cyangwa ugiye kuvanga inyange njye ninywera kanido cyane ubuzima bwarahindutse akantu karaboneka nubwo katari kenshi nashimira abantu bagiye bansapotinga nk'umere wanjye manda New Hampshire State ni sister wanjye ndagira ngo tugaruke gukora ako kantu hari uburyo ababyeyi batubona urumva ababyeyi bacu mani siporo za industry ntabwo bazifana pe n'ababyeyi bake cyane ko nanjye kugira mu itangazamakuru umubyeyi wanjye ndabizi ntabwo abifanaga cyane ndagira ngo umbwire mu gusobanura filime nawe urabizi kandi n'abakunzi bacu barabizi Mary na Peri babibonaga gutyo ubundi aho uyu mwana yarasaze najya kambisobanure bagize ngo ni umusazi urabona agasobanure twacometse ibyuma birumvikana namba ndi mu cyumba ndi muri salo bwa mbere nagasobanura dufite ubuzima bwari everything was so sit down nta gikoresho nta twarihingaga n'iki ibibazo umubyeyi yarumvishe ndi mu cyumba nashakuje fatise na mwana kumenduka areba filime amajwi speakers ziba zihari ababyeyi bazi ukuntu byagera abantu batemere nabaye musobanuza ngabyumve nyine wumva ko ibintu byiza zabayanga none Mary nawe arabizira bemeza kerne barazirebaga none bakumva ko umuntu ajya mu gasobanura kumva ko ari za filime ngo zikareba abana nanjye nabitangiye ndi umwana 10 nasakuza bakagira ngo nasa ikintu cyambabaje ni umuhinde bita kariho nawe uramuzi njya nkunda abasobanuzi ni mama avura ibibazo byo mu mutwe baketse ko nasaze banshakiye umuvuzi w'umuhinde ese ukwizera umunyarwanda wa kanseringa umuntu ikibazo cyo mu mutwe bajya kumuzana byari bigoranyeho mwasobanura bageze barabyumva ibakariya naho anytime filime nyinshi nkora mera hari agasohoka akagaruka ariko bwa mbere ntabwo babyumvaga babonaga ndi kodinga nsakuza twatse ari mu biki batazi ko zizasohoka bazirebera hirya no na VH bahana akora kumva aba DJ filime bankizemo batubona umwana wanjye ako nyikiri mu rugo yabisazaga ngo se uri mu biki gudusakuriza ataze ngo byagenze niko process ya home yari imeze akunda shima Imana
twagize agasitudiyo abanyikorera mu rugo ubumenyi amera aho mba ndi hose abizwa ndi mu kazi atwara amasakuza byatangiye nsakuza ariko abizi ko birangira cyane ako siko mwavuze umugati mwihoyega na bureba na bureba nayo wagwaje kuba warabihinduye barya bureba n'akabureba margarine kaba kariho ubu ndi umusobanuzi wagafashe ubu ndimo ndagura indege ndi kugura nyine naguze indege itagira amababa ariko nyine utundi tuntu ndashaka gukora muri iyi minsi nabwo nshyira amahoro ngenda niyo yarabonetse ibindi bizaba byoroshye ushake visa bajyane Geneve mu Busuwisi nzasaba akazi umunsi ni cyo kintu kigutera motivation ukavuga ati byibuze nanjye mfite aho nifuza kuba nagera mu gihe kiri imbere yego umunsi ushobora kuba bitarakunda ariko nyine numva uri mu nzira y'iterambere hari aho wavuye hari n'aho wifuza kuba wagera mu gihe kiri imbere kandi hari n'aho wageze hari n'abantu bakiri munsi yawe bifuza kuba bazamuka ukavuga ati se niye banga 6 akoresha niye banga 6 yakoresheje ese n'iki wagira nihe nama wagira nk'abo bantu umuntu kiri reka nk'umusobanuzi ushaka kuzamuka cyambere ni hard working akazi nkata nawe mwazewe Geneve mu Busuwisi izi nagasobanuye nyine microphone navuze agapira nako murakabona kana agapira kabona nako nyine karimo nako ubudaba burimo imbere ukabona ambo ikintu cya mbere hard working kora cyane ukumva Imana ibuhumugisha ukomeza ikintu nabashishikariza mwabajene nawe mufite papa si gukora mukore cyane ubu ndyo umugati ndya bureba urukumva meze neza cyane urukumva nacyo nashinze Imana turakora uduce isikisi cyane support turikeneye nabo twakize ibyibanze biraboneka icyambere nabwira aho ngaho bashaka kugerageza icyo bashaka kugerageza ari ikibanze badafite ariko bagerageje ikibanze cyaboneka sibyo hari ukuntu meze ukumva nayo njya tapati mani mva za Kacyiru njya Kicukiro